Reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel yacu y'Ikinyarwanda dukunda ID. Ibasuhuza nitwa Simeon Nkusi. Twinjiye mu kiganiro cya none. Ikiganiro cy'uyu munsi twifuje kuza kugaruka ku mateka y'abami b'u Rwanda, bamwe mu bayobozi bagize uruhare rukomeye mu kubaka no kwagura igihugu cyacu mu bihe bitandukanye. Ku mateka y'u Rwanda hari abami twumva bagiye bagaragaza ubuhanga mu buyobozi bwabo, mu kubungabunga umuco no mu gukomeza ubumwe bw'igihugu. Muri bo rero harimo Kigeli wa kane Rwabugiri, hakabamo Yuhi wa gatanu Musinga ndetse na Mutara wa gatatu Rudahigwa. Aya ni amazina akunze kugarukwaho iyo havugwa amateka y'u Rwanda rwa kera. Uyu munsi rero twifuje kuza kwibaza ese ubundi ni uruhe ruhare aba bami bagize mu kubaka igihugu? Ni ibihe bihe byaranze ubutegetsi bwabo, kandi se ni ayahe masomo twakura mu miyoborere yabo uyu munsi? Kugira ngo rero tubisesengure neza, twifuje gutumira Bwana Paul Felix Masengesho, turi kumwe munari kubona kuri ekran zanyu, akaba ari impuguke mu mateka n'umuco nyarwanda. Turavugana ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ntangire muha ikaze, ndakuramukije cyane Bwana Paul Felix Masengesho. Urakoze Muhumuza, kandi ndagushimiye kuba wantumiye mu kiganiro. Yego, urakoze cyane. Ngira ngo nari ngerageje kubivuga mu ntangiriro z'iki kiganiro, ariko uyu munsi hari urubyiruko cyane cyane by'umwihariko ruba rutazi amateka neza uko aba yaragenze, ariko wowe nk'inararibonye, nk'umuntu n'ubundi dukunze kuganira mu biganiro bitandukanye, hakaba hari ibyo n'ubundi uzi ku mateka ndetse n'umuco nyarwanda. Ubundi umuntu yakwibaza ngo iyo tuvuga amateka y'abami b'u Rwanda, ni akahe kamaro ko kuyiga no kuyamenya muri iki gihe turimo, by'umwihariko ariko noneho cyane cyane ku batoya cyangwa se ku rubyiruko? Ubundi Yego. bavuga ko iyo umuntu atazi aho ava adashobora no kumenya aho ajya. Kimwe rero mu bikoresho byakwifashishwa kumenya aho umuntu ava ni amateka. Ari amateka y'igihugu, ari amateka y'umuntu ku giti cye. Rero ni ngombwa cyane kumenya amateka yawe kugira ngo umenye aho wasitaye, umenye aho waguye, bityo bigufashe kwirinda kongera kugwa mu mutego waguyemo. Ibyo rero nkibwira ko abakiri bato by'umwihariko bafite inshingano yo kwita ku mateka yabo no kuyamenya, kugira ngo barusheho gutegura neza ejo hazaza habo. Yego. Hanyuma rero umuntu akibaza ngo ubundi ni iki cyaranze ubuyobozi bwa Kigeli uyu wa kane Rwabugiri kurusha wenda abandi bami bamubanjirije? Umuntu anakeka ko ariyo mpamvu aza muri ya mazina navuze tugitangira y'abami bavugwa cyane muri aya mateka tugarukaho y'u Rwanda. Yego, urakoze. Umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yabaye umwami koko w'igihangange cyane mu gihe cye. Cya mbere navuga ni uko yimye akiri muto. Kwima ari muto birumvikana byarashobokaga. Mu bihe binyuranye umwana yashoboraga kwima atarageza imyaka. Icyo gihe kuko yabaga yimanye na nyina, nyina akaba ari gukora inshingano n'abandi batware bakomeye bamufasha. Kigeli rero Rwabugiri yimye se yaratanze, Serwogera rwa Gahindiro. Bituma rero nk'uko nari mbivuze, ibitero bya mbere byaragabwaga na nyina Murorunkwere wari umukonokazi. Ariko aho akuriye amaze guhama aba umwami ukwiye cyane. Ngira ngo murabizi yari afite igisingizo cy'inkotanyi cyane.
kubera umurimo yakoze wo gucyamura amahanga. Benshi bakunda kubyita ko yaguye u Rwanda, ariko si byo. Ubundi kwabaga ari ukugarura ingoma zisanzwe zarayobotse u Rwanda zikigomeka, bimwe tujya twita kugaruka ku ntango y'umurage. Ibyo rero nibyo Kigeli Rwabugili yakoze cyane. Uzabona ibitero byinshi byo ku Ijwi, ndetse n'ibyo guhagarara ku ishema ry'u Rwanda kugira ngo rutagwabira, u Rwanda ruhore rufite ishema. kamera Ibyo yawe isa yabikoze nk'uyegura neza gake cyane. kugira ngo bakubone neza, kugira ngo yafunze mu maso igice kimwe. Yego gutyo. Sinzi, ngira ngo ni ukwifatisha intoki hari ibitera. Yego yego. Narimo mvuga rero ko abantu benshi bakunda kwitiranya kuba Rwabugili yaracyamuraga amahanga ayagarura ku ntango y'ubumwe. Abenshi babifata nk'aho yaguye u Rwanda, ariko ubwiru bwakomeje kugaragaza ko ahubwo ari ugucyamura amahanga. Gucyamura amahanga rero nabyo bikaba byakumvikana nk'igihe inka yatannye, ukabona ko ishobora kugwa mu manga, ukayicyamura kugira ngo uyirinde ako kaga. Yego. Ibyo rero kugarura abari basanzwe bari ku ngoma y'u Rwanda nicyo cyumvikanye cyane. Yakoze rero ibitero byinshi, yari afite ingabo zikomeye, ahanini ingabo nawe yabyirukiyemo twita ingangurarugo, zarimo abantu b'ibihangange nka ba Bisangwa bya Rugombituri, ba Kabare, na Ruhinankiko, harimo abitwa ba Nyirimigabo. Bari benshi cyane, abasore bangana nawe babyirukanye nawe, ndetse n'abarumuna babo b'inshozamihigo. Bakoze akazi keza rero bakorera u Rwanda, bubaka ayo mateka. Ni ibintu bishimishije cyane kuko umutima w'u Rwanda wari muri bo. Ariko kandi abo bami batatu bavuze bagize umwihariko umwe w'uko bayoboye u Rwanda mu gihe abandi bami batahuye nacyo, kuko ubukoroni bwari bwatangiye. Ngira ngo icyo umuntu yavuga cya mbere ni uko Rwabugili niwe wa mbere wahuye n'igikomangoma cy'Abadage, von Gotzen. Ntabwo ari we wari uje bwa mbere, abandi baragerageje, izo ngabo navugaga zirabakumira. Habanje uwitwa Oscar Bowman, niwe waje bwa mbere. Uwa kabiri ari Morton Stanley. Abo bose ntibashoboye kwinjira mu Rwanda, ariko basize inyandiko zigaragaza ko u Rwanda ari igihugu kitakwisukirwa, kitavogerwa, ko bakirindishije imiheto, kandi ko bazi kurasa intego. Bituma rero von Gotzen yitegura, azana abasirikare bitaga askari kuko bakoreshaga igiswahili, ingabo zigera kuri 600 n'imbunda. Ariko nabwo baza neza, ntibaza barwana, basaba guhura n'umwami. Umuhungu mukuru wa Rwabugili wari mu bice bya za Rwamagana hariya, niwe wakiriye Abadage, hanyuma ajya kubahuza n'umwami wari i Kageyo. Bagirana amasezerano rero n'Ubudage, ari nayo twagendeyemo kugeza intambara ya mbere y'isi, batsinzwe n'Ububiligi bufatanije n'Ubwongereza n'ibindi bihugu. Rwabugili rero yaje gutanga mu 1895, nabwo avuye muri ibyo bitero navugaga. Rero uwo ni wo mwihariko navuga abami kuva kuri Kigeli wa kane Rwabugili bahuye nacyo, cyo kuyoborana n'aba bazungu. Icyo naba muvuzeho, yenda sinzi niba ngushubije. Yego, ngira ngo wari ugerageje kubinyuramo, ariko n'ubundi nk'uko wari uvuze uti abo bami wakomojeho, ubwo tuvuze kuri Kigeli wa kane Rwabugili, ariko bamwe banavuga ko n'ubundi Rwabugili ari umwe mu bami bakomeye u Rwanda rwagize. Ubundi koko nawe wenda nk'umuntu uzi amateka, nibyo niba ari byo, ni ibihe bikorwa
ukeka ko byamuhesheje iryo zina ryo kuvuga ko ari umwe mu bami bakomeye u Rwanda rwagize? Eh, abami b'u Rwanda mu by'ukuri benshi bagize ibigwi bitewe n'inshingano babaga bafite, kuko buri zina niba ari Kigeli nk'uko nabivuze yari uw'intambara agacyamura ayo mahanga. Mm. Yaba ari Cyilima akaba ari umwami w'inka, yaba ari Yuhi umwami w'umuriro, akanagarura n'ituze mu gihugu, kuko uwamubanjirije yabaga nyine yabaye indwanyi, abantu rimwe na rimwe bishwe bashize, bityo rero akongera akita ku muryango kugira ngo wongere wiyubake, ari inka zongere zaguke zibe nyinshi, imyaka ikiyongera n'abantu bakiyongera, byabaga ari inshingano rero. Rwabugiri rero nk'uko nari mbivuze mu nshingano yari yararahiriye, kuko umwami yararahiraga akarahirira gukorera u Rwanda, bitewe nanone na za nshingano zinashingiye kuri rya zina ahabwa, niba ari Kigeli birumvikana, niba ari Mutara birumvikana. Abo bose babaga bafite inshingano zihariye. Navuga rero ko Kigeli Rwabugiri yabaye umwami w'igihangange cyane, kuko yashoboye nyine gucubya abiyomora ku Rwanda, abagarutse nyine akabahaka bagatanga amakoro i Rwanda. Ibyo yabigezeho neza cyane nk'uko nari mbivuze, akagira n'igisingizo cy'inkotanyi cyane, bitewe n'uko nanone yari indwanyi kandi agatsinda. Mu bitero byose yagabye byose yabyitwayemo neza, n'izo ngabo nari mvuze. Nari mvuze izo yabagamo yabarirwemo yakuriyemo, ariko hari ingabo nyinshi cyane, ntabwo ari izo gusa, n'abatware bazo bagiye bagaragara nk'abanyabigwi cyane. Ni ukuvuga rero yuko Rwabugiri mu by'ukuri ntawashidikanya ko yabaye umwami mwiza mu gihe cye, ariko n'icyo cyo kuba yarashoboye kugirana imimaro cyangwa se amasezerano n'Abadage, bisa nk'aho byahinduye imitegekere ye, abyitwaramo neza, ku buryo byarinze ahanini ibibazo abandi bami bo muri Afurika niba bari bariho bahuraga nabyo. Abenshi murabizi bahuye n'ibi bintu by'ubucakara, ariko mu Rwanda turabizi ko nta byabaye. Ibyo byagaragazaga ko yashoboye kurinda inkike z'igihugu, akarinda Abanyarwanda nk'uko yari yarabirahiriye. Yego. Hanyuma Yuhi wa gatanu Musinga we, eh, ubutegetsi bwe bwahuye n'ibihe by'ubukoloni nk'uko wenda amateka tuyasoma bitubwira, ariko we utekereza ko ari nk'izihe mbogamizi zikomeye yahuye nazo? Musinga nawe ndaza kuvuga igisingizo cye, ari no mu bwiru bamwita Rugwiza kurinda rwa Mutaneshwa. Yego. Ingoma ye mu by'ukuri ntabwo yabanye n'Abadage, bari bagiranye amasezerano na se mu buryo bwagutse, kuko ntibatinze. Isi yarimo impinduka zirimo intambara ya mbere y'isi nk'uko nabivuze mu 1914. Abadage rero baratsindwa. Nkunda kuvuga ngo buriya ntabwo twakoronijwe, ahubwo twatsinzwe intambara. Mm. Kuko amasezerano u Rwanda rwari rufitanye n'Abadage birumvikana, barwanye ku ruhande rw'Abadage, bafite ingabo bita Indugaruga, zirahangana zifatanije nyine n'Abadage nk'uko nari mbivuze, baratsindwa. Musinga rero yahuye n'ukuboko kw'iburyo k'ubukoloni, navuga Kiliziya. Yashatse ko abatizwa akayoboka, kandi ibyo koko bari barabonye ko ariko byagenze iwabo. Ni ukuvuga umwami w'Ubwongereza, w'Ubudage, wa Norvege, uwahe, babaga nyine bashingiye ku madini. Noneho bagatekereza ko umwami w'u Rwanda nayoboka idini bizoroha ko Abanyarwanda
baba mobilized cyangwa se bakorerwa ubukangurambaga bwo kujya mu madini ya gikirisitu. Mm. Musinga rero arabananira kuko yari afite intekerezo zitandukanye, kandi urumva Abadage ntabwo ibyo bari babivuganye na se Rwabugiri, Kigeli wa kane Rwabugiri. Basa n'abazanye indi verisiyo nshyashya yo kuyoboka Kiliziya Gatolika cyane cyane kuko ariyo yari ifite n'imbaraga. Musinga rero arabananira kubera intekerezo abakurambere bacu tugenderaho bagaragazaga, bemezaga ko turi bene Imana, bagasanga barabigisha Imana babarusha kumenya. Bavuga Imana yo mu Kiliziya, Musinga akavuga ati iyo Mana yanyu si kwirwa mu karuri k'inzu ni Mana ki? Bavuga Imana yica abantu akavuga ati ntabwo ari byo, Imana izarimbura abantu, iyo si yo Mana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda ni inyembabazi, ikunda abana bayo kandi turi bene Imana. Iyo filozofi mu by'ukuri cyangwa se iyo ntekerezo yari ikuze cyane, niko Abanyarwanda babyemeraga, burya banagiraga n'umurage wa bene Imana. Ujya wumva bavuga iby'abami b'ibimanuka, buriya ni uko abantu bakennye mu kinyarwanda no mu ntekerezo, ariko kumanuka biva ku kumanuka. Yego. Bemeraga ko ari intumwa z'Imana zavuye mu ijuru, ntabwo ari descendre nko kumanuka mu zindi ndimi z'amahanga cyangwa descend. Mm. Birumvikana rero akabereka iryo hame rya bene Imana, akabereka ihame ry'uko Imana iba muri twe. Buriya iyo tuvuga umutimanama tuba tuvuga mu rucuzi umutimamana, iyo ucurikuye biba umutimamana. Nguko intekerezo rero za Musinga zari ziteye, kandi buriya niko byari bimeze ku bami bose b'u Rwanda. Wenda icyo ntavuze ni uko umwami yitwaga Nyagasani. Buriya agasani ni umucyo uva ku Mana. Mm. Bakaba rero baranemezaga ko umwami w'u Rwanda ubundi bafite izindi ngingo ebyiri yitaho zigize inyabutatu y'u Rwanda. Inyabutatu y'u Rwanda rero yagirwaga birumvikana n'ingoma, Imana n'umwami. Sinzi ko wumva icyo bisobanura, kereka yenda umuntu abigiyemo, ariko reka mbivuge muri aya magambo. Yego. Bavugaga ko Mm. ingoma yima u Rwanda. Urumva ingoma, Yego. ingoma ikima u Rwanda, noneho umwami akima ya ngoma, Imana ikamurikira umwami kugira ngo ayobore rubanda. Hari n'ubwo amagambo nk'uko nabivuze y'Ikinyarwanda agorana kumvikana, ariko kubandwa ni ukomatanya, grave. Mm. Niyo mpamvu rubanda baba bagomba kuba bomatanye either n'umwami wabo n'Imana yabo. Nuko intekerezo zari zimeze. Nuko rero ba Musinga babyumvaga n'abamubanjirije. Urumva rero bahuye n'abakoloni, barabacalenjinga, kandi iyo wumva intekerezo zabo wumva zihamye cyane kurusha iby'amadini yavugaga. Nta bisobanuro bari bafite ku mwami w'u Rwanda kuko intekerezo zabo zari riche, zagutse, noneho bisa nk'aho babona ko batazabishobora, nuko Musinga yaciwe. Ngira ngo urabyibuka ko babanje guca ubwiru binyuze ku wo bita Gashamura ka Rukangirashyamba, waciriwe i Burundi hafi yo mu Gitega hariya. Ariko nyine harabaye n'andi mavugurura y'umurezida witwaga Mortelan, yakuyeho itorero, urumva nyine bakuraho baca Gashamura, banavuga bati ziriya ntekerezo harazikura mu by'ubwiru bwigisha. Niyo mpamvu ubwiru bw'u Rwanda bwari bwarahishwe, ubu nibwo bagerageza gusobanura indasano zabwo cyangwa se ibisigo bihishwe muri ubwo bwiru, kugira ngo nibura Abanyarwanda bamenye ko iki ari igihe cyo kongera gusubira mu ntekerezo z'abakurambere, kuko zirakungahaye cyane. Ndetse nanakubwira ngo ni byiza ko abantu batangira kujya bakurikira aya mateka yacu, kuko hari verisiyo zitigeze zivugwa abakurambere baduhishiye, kugira ngo mu gihe gikwiye bene Imana bongere basubire ku isoko, bongere basubire ku nkomoko yabo. Musinga rero yaje gucibwa, nari mbivuze, muri 31.
Mm. akurikiwe agashamura, acirwa i Kamembe, Nyangezi, hanyuma i Moba ari naho yatanze ari. Mm. Eh, nta kindi kintu umuntu yamuvugaho uretse kuba yarahagaze ku bunyarwanda, agahagarara ku ihame rya bene Imana, agahagarara ku bumwe bw'abanyarwanda, kuko nanone ni umurage wa kabiri waremwe na Gihanga Ngoma ijana. Ubwo bumwe bwacu rero nabwo ni ikindi kimenyetso cy'uko u Rwanda cyari igihugu cy'Imana koko, Imana y'u Rwanda. Yego, ngira ngo wenda mbere y'uko tumuvaho, utekereza ko uko kutemeranya n'aba bakoroni, niba ariko umuntu yabivuga, aricyo cyatumye akurwa ku ngoma agacibwa nk'uko ubivuga, hanyuma se byagize izihe ngaruka ku bwami bw'u Rwanda muri rusange? Yenda nabikomatanya n'ikindi kibazo ntekereza kuri bumbaze. Eh, Avuga ngo ubukoroni mu by'ukuri nta handi hantu uretse mu Rwanda bwaciye igihugu umutwe. mm, Urumva, uretse Kigeli wa kane Rwabugiri watanze mu buryo busanzwe, ngira ngo yaguye mu kirwa cyo ku Ijwi, ataha anyura za Rubengera cyangwa Nyamasheke sinibuka neza. Ariko Musinga we yarahanganye mu buryo bugaragara, urumva baramuciye kubera ko atayobotse idini, hanyuma hima umuhungu we abanza no kubatizwa rwose. Ngira ngo yabatijwe amazina atatu y'abantu bari bakomeye: Charles Léon Pierre. mm. Ariko mu bwiru bwacu akandi kantu kanshimisha ni uko kubatizwa nyine ngo Rugwizakurinda rwa Mutaneshwa Musinguwo agira inama aho imitsindo umuhungu we Rudahigwa yaramubwiye ati ni ukubatizwa. Ariya mazina nayo badutije. Eh, Ntabwo ari kubatizwa byo kwibizwa cyangwa gushyira amazi ku gahanga, ahubwo ni ukubatizwa. Narabikunze cyane mbisanze mu ndasano y'ubwiru. yego. Eh, ni nabyo mvuga abantu bazagenda bagarukaho kugira ngo abantu babyumve neza. Noneho rero urumva, ayo mazina atatu yahawe Leon, ni musenyeri w'i Kabgayi witwaga Leon Classe. Bivuga ko yari ngira umubiri ryahari. yari umufaransa. Yari umufaransa, yego. Yari umufaransa, ego. Noneho hakaza rezida w'i Kinshasa witwaga Pierre Rickmas. Pierre Rickmas yari guverineri, hari guverineri general na visi guverineri general, ayo mazina uko ari abiri ya Charles na Pierre. Yego. Ariko nyine nanone izina ry'ubututsi nk'uko bakundaga kurivuga urabyumva ni Rudahigwa, ariko ubundi byari bivuze u Rwanda Rudahigwa. Yego. Rero nk'uko nari mbivuze, yagerageje gukorana neza n'abakoroni, ariko agiye mu mujyi wa se ntabwo byatinze. Uzi ko itariki 25 z'ukwa karindwi muri 1959 bamuteye urw'ingusho i Bujumbura. Mm. Aratanga, noneho abanyarwanda bakerebutse b'indwanyi cyane barimo abitwa ba Rukeba banga ko umugogo w'umwami, kuko ntabwo bavuga umurambo, Yego. kandi umwami ntapfa aratanga, bari ugutanga ingoma. Mm. Ntiyicara arateka, ntagenda ararambagira, ibintu nk'ibyo twavuga byinshi. Yego. Ntagenda byinshi. Rero banga ko umugogo we wururutswa mu musezero hadashyizweho undi mwami. Nuko hagiyeho umuvandimwe we witwa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, Mm. nawe waje gucibwa mu gihugu, ngira ngo urabizi. Yego. Yego. Icyo rero nari mvuze mu by'ukuri ni uko aba bami bose bari ku mutwe w'igihugu. Urumva, umuntu uramutse u Rwanda yabaga akomeye, ariko abanyarwanda ari no ku mana yabo, bagirirwa nabi bose uko ari batatu, urabyumva nawe. Umwe araciwe, undi arishwe, undi
yirukanwe mu gihugu neza neza, yari yagiye i Kinshasa kubonana n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, banga ko agaruka mu gihugu. Urumva rero igihugu cyaciwe umutwe inshuro eshatu zikurikiranye. Nta kindi gihugu nzi cyahuye n'ako kaga gasa gatyo, bivuze ko ibanga ry'u Rwanda ryari rikomeye, irage ry'u Rwanda ryari rifite icyo rivuze, no kurwana naryo rero byatumye u Rwanda nyine ruhura n'akaga gakomeye cyane. yego, hanyuma ugeze gukomoza kuri Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu we ku ngoma ye, umuntu yavuga ko ari uruhe ruhare yagize mu guhindura imiyoborere y'u Rwanda no mu mubano n'abakoloni. Hanyuma ariko uze no gukomoza ku cyo akunze kuvugwaho cyo kuba ngo yaragize ah, kuba yaragize urwo ruhare n'izo mpinduka zikomeye, ariko noneho unabagereranya ute aba bami uko ari batatu, ninde wagize uruhare runini kurusha abandi mu mateka y'u Rwanda, kandi kubera iki ariyo mpamvu bakunze kugarukaho cyane? Nkunze kutemeranya n'abashaka ko tubagereranya tukabarutanwa, kuko buri wese yahuye na challenges. Yego. Aho icyo umuntu buriya aba akwiye gutindaho ni umumaro mu gihe cye yagize, akurikije ibihe twari turimo nk'igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Mm, Nk'uko nabivuze, Rwabugiri, Kigeli wa kane Rwabugiri yagize uruhare rukomeye mu gucyamura amahanga, abikora neza. mm, Intambara zose yagiyemo zo gucyamura amahanga yabyitwayemo neza. mm, Rwizakurinda rwa Mutaneshwa ariwe Musinga yarwanye ku busugire bw'igihugu cyane, ahangana n'abamubanjirije batahanganye nabo. Ni ukuvuga ko nta wundi wari warahuye n'intambara nk'iy'abazungu. mm, Kurwana na super puissant nka ziriya, agahangana n'Ababiligi tugatsindwa, bikagera ubwo bamuca kuko yakomeye ku irage ry'u Rwanda. Nabyo byerekana ubudasa bwe, ariko no kuba yarashoboye nanone kujya inama akavuga ati aho kugira ngo abanyarwanda bashire, ngewe nditanga. Yitanze nk'umutabazi buriya, mm, yitanze nk'umutabazi, ariko yemera ko umwana we Mutara wa gatatu Rwabugiri ajya mu nshingano agakorana nabo, ariko mu by'ukuri ashaka ko abanyarwanda bagira ubusugire, bagira umutekano wabo. Ibyo nabyo bikaba byarabaye byiza, ariko no gutekereza ko irage ry'u Rwanda barikomeraho ntirizimire. Ibyo bituma rero yitwa Rugwizakurinda rwa Mutaneshwa. Nubwo mu buryo bugaragara wavuga ko Musinga yatsinzwe, ariko ku rundi ruhande mu buryo bw'ubwiru ari mu bami bakomeye cyane, kubera izo ntekerezo ze zo guhangana no kutemera ko abanyarwanda baba ingaruzwamuheto z'Imana y'igihimbano, ahubwo bakaguma ku Mana itura muri twe. Imana ya yindi bavugaga, Muhumuza yaba ari umuntu mwiza, bakavuga bati Muhumuza uyu nguyu ni Imana y'u Rwanda. Ibyo rero byatuganishaga ku byo bita ubugororoke, mm, kugororokera Imana, tukagororokera abantu, tukagororokera n'ibintu. Iryo hame yarikomeyeho cyane, n'izi ntekerezo turiho tuganira muri iki gihe zishamikiye cyangwa zishingiye kuri ibyo. Mutara rero Rudahigwa we, ikintu kimugira umuntu udasanzwe, nanone yayoboye ingoma y'u Rwanda mu gihe bitari byoroshye na gato, nabivuze. Agombye kubatizwa abo bene madamu, mm, akorana nabo, aca ubuhake, warabyumvise. Ibyo bikunda kuvugwa kandi nibyo koko. Yashatse kujyana n'igihe, ibitari binoze. Umwami burya yari yemerewe guca iteka, aca iteka ry'uko abantu banganya imbere y'amategeko, bikomeraho. Ndetse
rwose atangira no gufasha abanyarwanda gutera imbere akurikije igihe twari turimo, nibwo abantu batangiye kwiga bajagajaga za iniverisite zo hanze, ari abagiye kwiga i Kinshasa kuko ariho hari hakomeye muri iniverisite bita Rovanium, hari n'abagiye bajya kwiga i Buraya, yarashyizeho icyo bita Fond Mutara, yari amafaranga yishyurirwaga abo basore n'inkumi kugira ngo bagaruke bafite ubushobozi. Nibuka n'abo bagiye bica muri abo ba graduates bari barize i Buraya, uzumva bitwa ba majoro, ni ibintu bikomeye, twagize ibyago bikomeye cyane, yenda umuntu ntiyabona umwanya wo kubijyamo mu kanya gatoya nk'aka, ariko Mutara Rudahigwa rwose yagize uruhare rukomeye rwo guteza imbere, kureba kure mu buryo bwagutse cyane mu gihe cye. yego. Hanyuma dusoza rero ngira ngo umwanya wenda wari mutoya, ariko wenda nunatwemera n'ubutaha tuzabigarukaho wenda mu gice cyacu cya kabiri gitaha. Ariko ah, umuntu yavuga ko ari nk'irihe somo rimwe wumva buri munyarwanda yagakwiye gukura ku mateka y'aba bami tugarutse uko ari batatu, wenda hari n'abandi tuzagenda tubigarukaho, ariko hagati ya Rwabugiri, Musinga na Rudahigwa muri rusange, nk'uko wavuze ko wenda wowe utemera ababagereranya, ariko n'ahe mateka umunyarwanda uyu munsi wa none, cyane cyane noneho n'urubyiruko bagakwiye gukura ku mateka y'aba bami bombi? Icya mbere ni ukumenya ko u Rwanda ruruta byose. Mm. Niyo mpamvu twe twahisemo kwita igihugu, abandi bavuga igihugu ngira ngo kereka abarundi nabo duhuriye hafi ari mu rurimi n'ibindi. Ubundi iyo bavuga igihugu nicyo uhugiyeho, urabizi mu kinyarwanda iyo bavuga ngo uhugiye kuki, Yego, yego. ubundi umuntu aba akwiye guhugira ku gihugu. Mm. Igihe cy'abami bacu rero nabivuze, nibo babaga bafite urumuri rutuma bamurikira rubanda. Yego. Ubu rero buri wese yamurikirwa, yamenya, yakumva, yasobanukirwa. Abanyarwanda dukwiye kwima ingoma y'u Rwanda twese, tugahugira koko ku gihugu. Urubyiruko rukamenya ko u Rwanda rwabaye ingaruzwamuheto y'abakoloni, dutsinzwe intambara nk'uko nabivuze. Ubu ni igihe cyo gusubira ku isoko. Aho kugira ngo tumenye abakurambere Aburahamu na Isaka na Yakobo, tukamenya abakurambere bacu, babandi turirimba mu ndirimbo y'igihugu. Abakurambere b'intwari bitanze batizigamye, baraguhanga uvamwo ubukombe, utsinda ubukoloni na mpatsa ibihugu. Ibyo ntabwo byakozwe n'abandi, ni bariya bari bafite isani. Isani nabivuze ko ari umucyo uva ku Mana, ukaba grave ku mwami, nawe akawukwiza muri rubanda. Uwo mucyo rero ni nawo usobanura igihugu twitiriwe. Buriya iyo tuvuga u Rwanda, ni urumuri Rwanda, urumuri, urwo rumuri ruva ku Mana, urwo rumuri ruva kuri bene Imana. Yego. Igihe kizagera hari abantu babisobanukirwe, bamenye ko urwo rumuri tutarutakaje, twararuzigamye. Muri iki gihe urabona abasore bakiri bato bafite inyota yo kumenya, ni byiza bakomerezaho, n'abakuru bataramenya bamenye biruseho, ubundi duhugire ku Rwanda, rwa rumuri rwande mu mpande enye z'isi. Kera baravugaga ngo mu Rwanda rw'iyo muraho, burya babaga bemeza ko nta kindi gihugu kibaho, haba u Rwanda n'amahanga. Ngira ngo hari umuntu wigeze gukotinga ikintu nakosoye, twari muri Rwanda Convention, ambassador wacu akunda ako kantu cyane, ndamuramukije. Yego. Ubundi twaravugaga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda, ariko ntabwo ari byo. Mm. Ubundi mu kinyarwanda nyacyo, Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. I Rwanda rero mu mibare y'ubwiru ni mu rugo. Yego. Rero Imana ntirara mu mihana, irara mu rugo, kandi mu rugo rw'Imana ni mu Rwanda. Rero n'uwagiye guhaha ahandi cyangwa ahandi, Yego. akwiye kumenya ko yagiye gushakira u Rwanda amaboko n'imbuto.
kandi uwagiye guhaha ntarara mu isoko, arataha, agataha mu rugo, agatahana ibyo yahashye. Ni yego. byiza rero yuko icya mbere ubumenyi bushingiye ku Rwanda tubuhaha, kandi bukava ahubwo mu Rwanda bufasha ya mahanga twavugaga. Iyi ntekerezo y'abakurambere tukayikomeraho, hanyuma abakiri bato bakiga rwose bakamenya u Rwanda, bakarurasanira, bakarurwanira, bagafata urugero ku Nkotanyi n'umugaba wazo, berekanye ubudasa mu kubohora u Rwanda. Turacyari mu cyumweru cyo kwibohora. Ibyo birerekana urukundo bakunze u Rwanda bari bato. Tujya tuvuga ngo bato batari gito. Rero urubyiruko rwose mube bato ariko mutari gito. Nibyo navuga ngushimira cyane. Murakoze cyane bwana Paul Felix Masengesho, ngira ngo biduteye inyota kandi ndizera ko n'abadukurikiye ubutaha n'ubongera ukatwemerera tuzongera tuganire, kubera ko amateka y'u Rwanda cyane cyane noneho yo hambere ntabwo umuntu yayavuga umwanya nk'uyu ngo ayarangize. Ndagushimiye cyane rero ko wemeye kuduha umwanya wawe tukaganira. Urakoze cyane nawe. Yego, mwe mwese rero mwari mudukurikiye, aha dusoreje ikiganiro cyacu cya none. Muraza kuduha ibitekerezo kuri aba bami batatu ah, tuvuga babayeho mu mateka y'u Rwanda. Murabiduha ibitekerezo byanyu cyangwa se n'ibindi mwifuza ko twazagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Mwakoze cyane, naho ubutaha mukomeze mugire ibihe byiza.